Mbaye ikaze mwese bene data abakunzi bacu, abakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, mwese ndabakiri hano kuri Pure Gold TV, aho duhurira tugafatanya ijambo ry'umunsi. Uyu munsi wa none, uyu munsi wo kuwa mbere, itariki ya 16 z'ukwa 10, 2023, mwese bene data abo dusanganywe ari abashya badusuye hano kuri iyi Pure Gold TV y'abakristo, mwese ndambuye ikiganza mbasuhuza kandi mbashimira umwanya wanyu mufata mugakurikira iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ubundi mbashimira amasengesho yanyu, abajya bansengera ndabazi, bajya bambwira bati turi kumwe mwese, Imana ibahe umugisha kubwo kunsengera. Ikindi mbashimira nuko mwakoze subscribe kandi mukaba musangiza abandi iri jambo ry'umunsi ritwubaka twese, ridufasha mu rugendo turimo tugana Isiyoni. Nk'uko tumenyereye hano kuri Pure Gold TV y'abakristo, dufata akanya gatoya tugasenga mbere yo kugira ngo twumve ijambo ry'umunsi. Reka dufate akanya gato cyane, aho uri nanjye aho ndi, twicishe bugufi imbere y'Uwiteka Imana yacu, Imana yaturemye, dusenge dusaba umwuka wayo aze abe ari we uyobora iki kiganiro. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye ko udukunda, turagushimye ko waturinze mu cyumweru cyatambutse, ukaba udutangije iki gishya. Turagusabye ngo umwuka wera waduhayeho umufasha abe ari uza atuyobore, atwigishe, atuganirire ijambo ry'umunsi. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nshuti zanjye, nshuti z'Imana turi kumwe, tugiye guhita twinjira mu ijambo ry'uyu munsi wa none. Ni ijambo ryo gusaba umugisha. Turasabirana umugisha uyu munsi wa none, umugisha uturuka ku Uwiteka. Kandi iyo dusabye umugisha tubonamo ibintu bitanu tugiye kubona Imana igiye kuduha uyu munsi wa none. Iryo jambo ni ryiza cyane kandi riteye amatsiko, nzi ko wifuza kuryumva. Turarisanga n'ubundi mu gitabo cy'Imana muri Bibiliya yera, ijambo dusanga muri mu kubara, mu gitabo cyo kubara aricyo bita Numbers mu cyongereza, mu gitabo cyo kubara ibice 6. Turahera ku murongo wa 24 tugeze ku wa 26 gusa. Aho rero tugiye kuhasanga ibintu 5 ugiye kubona muri iki cyumweru bigiye kugufasha muri iki cyumweru gishya dutangiye umunsi wa none. Haravuga ngo Uwiteka aguhe umugisha, akurinde, icyo nicyo cya mbere. Uwiteka akumurikishirize mu maso he, cya kabiri. Ikindi cya gatatu, Uwiteka akugirire neza. Icya kane, Uwiteka akurebe neza. Icya gatanu aricyo mperukiraho, Uwiteka aguhe amahoro. Ni ibintu 5 hano. Uyu munsi wa none dusaba umugisha, ni ukuvuga ngo turasaba Imana ibintu 5 kandi tubyakira tubihawe. Icya mbere ni ukurindwa, icya kabiri ni ukumurikishiriza mu maso, Imana ikamurikisha mu maso he, ikamurikisha muri wowe. Ni ukuvuga mu maso y'Imana. Mu maso y'Imana ni nk'urumuri, hararabagirana. Uyu munsi rero Imana irabagirane muri wowe. Icya gatatu, Imana ikugirire neza. Icya kane, Imana ikurebe neza. Icyo dusorezaho, Imana iguha amahoro. Akira ibintu 5 Imana iguhaye umunsi wa none. Umugisha ukubiyemo ibyo bintu 5. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none tugiye gutangira icyumweru tuzi neza yuko Imana igiye kutugirira neza. Hari ikintu wifuza ko Imana ikugiriraho neza. Imana igiye kukugirira neza mu byo uyisaba byose. Imana igiye kukurinda mu bintu byose wumva mbese ufitiye ubwoba. Imana ikurinde muri iki cyumweru. Imana igiye kukureba neza. Amen. Igiye kukureba neza aho uri hose. Ni ukuvuga ngo ugiye kugira favor y'Imana aho uri hose. Ni ukuvuga ngo abantu barakureba neza, abantu baragukunda, ikwambitse igikundiro. Mu maso yawe hagiye kurabagirana kubera ko mu maso hayo harimo navuga ngo harimo kwaka muri wowe, harimo kuzana urumuri rwayo
umubiri wawe wose, kuri wowe hose. Ni ukuvuga ngo ugenda urashayininga, urabagirana ubwiza bw'Imana. Kandi ikindi dusorezaho, Imana iguha amahoro. Iki cyumweru akira amahoro y'Imana, amahoro y'Imana bane nawe umunsi wose, amahoro y'Imana bane nawe icyumweru cyose. Aya magambo niyo mbese navuga ngo nkwifurije icyumweru cyiza, nkwifurije icyumweru cy'umugisha kandi wakira amagambo akubiyemo 5. Ndashaka kuyasubiramo kugira ngo tuyazirikane icyumweru cyose. Ni ukuvuga ngo Imana igiye kukurinda, ubonye umugisha wo kurindwa n'Imana uyu munsi wa none, icyumweru cyose biraterwa nawe, ubyakire ubuzima bwawe bwose. Iki cyumweru ni ukuvuga ngo uhawe kurabagirana guturutse mu maso y'Imana, harabagiranye muri wowe. Mbese ni nk'itoroshi, itorosha Imana irayakije, ariyo mu maso hayo iguhaye kurabagirana nawe. Amen. Yakije muri wowe, irimo iragutunga mu maso hawe, hambaye ubwiza buzahoraho iteka. Ni wowe ubyakira. Ikindi twe kukibagirwa, ikugiriye neza. Imana ikugiriye neza pe. Kwa kundi uhura n'umuntu akakubwira ati Imana yangiriye neza, nawe muri iki cyumweru ubonye ubuhamya bwo kuvuga ngo Imana yangiriye neza. Iki cyumweru nkwifurije kugirirwa neza n'Imana nk'uko ubyifuza. Amen. Ikindi tutibagirwa, Imana ikurebye neza. Amen, amen. Ikurebye neza muri byose, bigatuma n'abantu bakureba neza. Amahoro y'Imana bane nawe bene da. Ibyo bintu tubizirikane uko ari 5. Nubyibagirwa unyaruka urebe muri Bibiliya mu gitabo cyo kubara ibice 6, here ku murongo wa 24 ugeze kwa 26. Imana ikugirire neza. Nsoreje aha kwifuriza icyumweru cyiza. Mbere yuko dutandukana, nagira ngo twibuke gusengera abantu bari mu kaga, cyane cyane twibuke gusengera bataramenya Imana, twibuke kubasengera. Hari akantu gashya nungutse, ngo wa wundi ukwanga ngo ntukamwiture inabi, ngo ahubwo ujye umubabarira umusengere. Wa wundi ukumereye nabi, wa wundi mutavugana muturanye, wa wundi ngo mubabarire nurangiza umusengere. Ni byiza cyane. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye gufata akanya gato ko gusengera abatarakizwa kugira ngo bamenye Imana. Kuko umuntu utarakizwa arangana, umuntu utarakizwa aragambana, umuntu utarakizwa ashoza intambara, umuntu utarakizwa akora ibibi. Tubasengera bose bakire Yesu, bakire agakiza, bamenye Imana, bakora ibyiza. Niturangiza twibuke ba bandi barwaye, baryamye mu bitaro. Barahari benshi baryamye mu rugo batarakira, ariko barakira umunsi mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana, turagushimye cyane, waduhaye umukiza, turi mu gihe cy'ubuntu, waduhaye Yesu Kristo kugira ngo mu izina rye nidusenga ibintu bikoreke. Niyo mpamvu dushyize hamwe abakunzi ba Pure Gold TV bakunda ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, dushyize hamwe dusenga, dusabira abatarakizwa, turasabira abashoza intambara no mu isi, ngo ubasange kandi ubababarire, ubasange wihane. Mwuka wera basanga aboroshya imitima, bakira agakiza. Nicyo twifuza. Dusabiye abatwanga, turagusabye Mana ngo ubasange, ubahindure, boroshya imitima, bihane. Nicyo twifuriza. Turasabira Mwami abantu bose bari mu bibazo bikomeye kubera kutamenya Yesu. Basange, ubahindure, bamenye umucyo wawe, nabo barabagirane mu maso kuko natwe turabagirana kubera ubwiza bwawe. Turagushimye Mana. Twibutse gusabira abarwayi. Hari inshuti zacu zirwaye ziri mu bitaro, hari abarwaye igifu, hari abarwaye kanseri, hari ababazwe mu bundi buryo, abarwaye izindi ndwara zo kubica, ariko ngo si zo kubica, ahubwo nuzo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bakize, turagushimye kubyumvise kandi kubikoze. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti zanjye twari kumwe, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, nagira ngo mbasezereho. Tuzakomeza ubutaha, mbifuriza icyumweru cyiza kandi mbamenyesha ko mwari kumwe nanjye Jose Irumva. Imana ikomeze irabagirane, yake mu maso hanyu, namwe mwake n'abandi babibone, gutyo muba abahamya bayo. Be blessed. I love you all.